abapolisi bakuru n'abandi bari mu nzego z'umutekano 35 barimo abanyarwanda 23 ndetse n'abandi 12 baturutse mu bihugu 9 byo ku mugabane wa Afrika nibo bamaze umwaka biga amasomo ajyanye n'imirimo bakora umunsi ku munsi ndetse n'amasomo ajyanye na kaminuza. Aya masomo yose bayahererwaga mu ishuri rikuru rya polisi riherereye mu karere ka Musanze. Commissioner of Police Johanna Ndahafa Ngondo from Namibia, Colonel Basha Michael Manyang Adel Dut from South Sudan. Superintendent of Police Dative Ribagiza ndetse na Superintendent of Police Samvura bose bahamya ko aya masomo bahawe ari ingenzi mu kazi kabo ka buri munsi. Ibyo twigiye byose muri rusange ni bidufasha kugira ngo turusheho gukora akazi kacu twari dusanzwe dukora tugakora neza kinyamwuga. Sinshidikanya rero ko ibyo twavanye hana bagenzi banjye ibyo twigiye aha bizadufasha gukora neza kinyamwuga nk'abapolisi dukumira ibyaha ndetse tunayobora neza mu miyoborere yacu isanzwe y'igipolisi. Nk'abayobozi muri polisi tugomba kumenya ibera ku isi yose. Iyo urebye ahantu hose usanga isi igizwe n'amakimbirane, harimo byara amajyambere n'andi abyara ibibazo. Cyane cyane rero muri amasomo tugenda twibanda ku bintu bijyanye na byara amakimbirane kugira ngo nk'abantu b'abayobozi muri polisi bishobore kugendana n'abaturage, bishobore kuba twabafasha gukemura ibibazo bihari mu miryango. Ibihugu birimo Kenya, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Namibia, Nigeria, Somalia, South Sudan ndetse na Tanzania nibyo byaturutsemo abapolisi bakuru 12 nabo barangije aya masomo. Ministre w'umutekano mu Rwanda Alfred Gasana avuga ko bari ubufatanye bukomeye mu guhangana n'abakora ibyaha baba bashaka guhungira mu bindi bihugu. Ni imikoranire kuko ubumenyi bavanye aha ngaha iyo bagiye gushyira mu bikorwa noneho tuba dukoreye aya makosa hamwe tukanaboneraho gukorera hamwe bituma ukora amakosa cyangwa washaka kugira igihugu ahungiramo avuye mu kindi ya mikoranire ituma ayo makosa dushobora kuyahagarika. Iyi mikoranire rero ni myiza, iri hererekanya bumenyi ni ryiza, kungurana ibitekerezo y'abantu bari hamwe mureba ibikorwa byiza bikorerwa handi namwe mukabigira ibyanyu, bityo tugafatanya gukorera hamwe mu rwego rwo kurwanya ibyaha, mu rwego rwo gutuma tugira umutekano. Ni ku nshuro ya 11 abapolisi bakuru n'abandi bari mu nzego z'umutekano bahabwa aya masomo mu ishuri rikuru rya polisi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.